inama icara neza turi wansi yego aha nabonye ko kari mu muryango aha mwese uko muri aha harimo umugabo muri mwebwe mwabasore harimo umugabo muri mwe niba nta mugabo urimo yawe ndagenda maramasa buri muntu wese agira samudiye kandi twese ntitwakorera mu ijuru ryose zaba ticyarimwe wowe bakuzamuye muri gahunda yo kuramya tangira ugamije rero amateraniro mu bibyizi ngaho ushaka ngaho icara bose icara rwose rwose ku bushake bwawe rwose dore ngaba bubitse umutwe imbere yawe bose nabo barimo barasenga bose iri cyubahiro bavana kuri iri zuba turakurikize rwose kubana bose bige hafandi fata iyo nkoni yawe uyibatunge bagende bakurikiye inkoni ijya ariko ntubashyire hanze y'itente nabo bazagira samudi yawe ngaho Erike haraka ubutawe usanga nabyo bakagira ukurikire inkoni ijya abasaba bose haraka iyo kwe uretse cyane yakoze mukurikire inkoni ya fandi igiye ijana yego shaka aho shaka numukomera amazi ijana mureba yego rwose wambereye dusemamba reka mvuge ndaguruye turahirira uwo wabyaye igihe data yagendaga numvaga byose birangiye sinari nzi ibirori nk'ibinagenza bigira none dore birabaye kandi nukuri ni byiza reka ngushimire mama nongere ngo ndagushime igihe data yagendaga numvaga byose biragiye sinari nzi ko ibirori nk'ibinagenza bikora none dore birabaye kandi nukuri ni byiza reka mvuge ndaguruye nongere ngo ndagushime narahiriwe kuba ngufite nka mama n'umugisha uruta iyindi kukugira nk'umubyeyi wasibye icyuho cya data wambereye mbese mama reka mvuge ndaguruye nongere iwabo wabyaye narahiriwe kuba ngufite nka mama n'umugisha uruta iyindi kukugira nk'umubyeyi wasibye icyuho cya data wambereye mbese mama reka mvuge ndaguruye narahiriwe iwabo wabyaye ngaho rero mbigeneye niba umuco uraje asanga nagombaga kubikora ariko nzajya ngusura kandi nzajya muba hafi urabeho mama wanjye najya uyu munsi ndacutse ngaho rero mbigeneye nigiriye iw'abandi niwo muco naje nsanga nagombaga kubikora ariko nzajya ngusura kandi nzajya ndabona nawe utindebye nabi nguhanishije ewe wihubirize aha ngaho rero Erike mucungire ntakanure ngiye kureba ibintu byanditse mu gitabo cyitwa Ijuru Rito
amezi yagenewe kurambagiza n'imyaka niba ari n'ibinyejana. Ikibikubwira buri muntu wese amaze icyo akunda. Reba ku isahani urebe ikintu Eric yakubwiye akunda, muramuka mutagihuriyeho. Mana we musengere mu mutima Eric yabe Eric uracyahumirije mana yanjye. Eric humiriza Perine, reba ku isahani urebe ikintu yakubwiye akunda. Mana musengere mu mutima bahuze, nibadahuza karaba kabaye. Reba ku ifoke, gishyire ku ifoke ukereka abantu, aha gifate gutyo. Kubw'iyo mpamvu Peri ko wishimye cyane guhanishije guhumiriza. Humiriza afata igihano kuva vuba. Bitewe n'ukuntu dore disi ka Eric mama shenge kabiroma birakazumize karazinziranye n'akabebe. Eric witwaye neza mu gihano kanura. Nawe reba icyo yakubwiye akunda. Mana yanjye we musirike bahuze we pare pana kuvuga pare rwose mu marabudoze yego barakujeje bari bahuje tapfuye Nyagasani kira hejuru Bahamaki Perine kanguka Nanyamwini murebe birabatungura nimuhindukire murebane mubifite ku ifoke. Nyagasani yewe abantu bana barikunganiye rero nimuha amashyi rwose barayakwiye. Hari icyo mutabonye ngaho gukorera Imana ngaho amasahani hasi gusa yego shahu reba shahu sibonye ibyo bita keya. Mureke babandi ugasanga umugabo atashye ari nimugoroba. na 50 uwisasira gusenga kwiyorosa ibisingizo atamike uwo muhogo maze tuyihimbaze tuvuga tuti n'urukundo rwa Yesu. Ni igice cya mbere cyacyo nicyo gusubiramo maze niturangiza twisasire gusenga twiyorosa ibisingizo ku Mana yacu. Murakoze cyane.
uha umugisha umukwe n'umugeni, uha umugisha ababyeyi babyaye umukwe n'umugeni, uha umugisha abantu bose bari hano baje kwizihiza uyu munsi w'ubukwe bwera. Twese uduhere umugisha mu izina rya Yesu. arakoze cyane rero datatira ushimwa agashomwagiza. Reka tubanze dushime uwatuteye iteka uyu mwaka wose kabashoje amahoro. Mumukomera amashyi n'impundu uwo tumaze gukeza, ubwo natwe abavuzi bose turaba twibanuye. Mumwongera amashyi n'impundu akwiye, ni umwami n'irugira rw'ibize byose. Data rero nyemerere bambura Imana bamba ubukombe nabonye mu rugo rwawe urukiriro rwakarije imbere, mbona amasimba asobetse amakomba azatugana, mbarebye uruhanga mbona n'uruhehemure, mbarebye ingendo nsanga n'iyabeza, mbarebye imitima ibirebera inyuma bya bindi tutabasha gusesengura ariko baragenda nk'abakiranutsi. Ndavuga abo ngabo ntibagace ku rugo rwa Dawidi, ahubwo hahirwa baje mu rugo rwe. Munyemerere rero data mu byubahiro mugomba, ngiye kubasaba icyoroshye musanzwe mukora kugira ngo mubanyakirire. Iwacu rero mu muryango ntabwo tuvugira rimwe, muraza kubona ababakira, muraza kubona abababyinira bahimbaza Imana, muraza kubona amakorari ari buhimbaza Imana tukumviraho, muraza kubona bambaye amabaje atandukanye bashinzwe kubitaho, ariko nanone muraza kubona urukiryi rw'abakambwe, simbita abasaza ahubwo n'abasheshe akanguhe hasaza umusambi, abo nabo n'abari buze kubaganiriza. Nanjye ku ruhanga rw'umuheto rero genda umusangiza w'imisango data David yatunze inkono uyu munsi kugira ngo ngabe nganze nsanganye imitima n'ibiganiro by'abaraha. Nitwa Munyeshongore Daniel Agasizi kasizwe amaraso na Yesu Karuvali ndatirwa bahizi y'iminega, ndi umukwe twa data bukwe nkaba umugabo w'umugore wanjye. Ndagira ngo rero data egereje uru unyakirire uwo munganya imyaka, ntabwo nabakiranije kubw'imyaka, ahubwo nagiye kwegera uwitwa Isirayeli numva arambwiye ati have Jean. Nuko ndebye mu mutwe ngiye gufungura imishumi y'inkweto zarambwira ati ndashaka syo. Icyo gihe kane ndagishaka ndakibura, ndebye mbona mu mutwe yogoshe imizi, nibuka David iyo twabaga twagiye kumutaramira twajyaga kumva tuzobaye ikisoko kuko ni imizi ja. Nkundira rero unyakirire uwo munganya imizi wakabyaye y'ijuru datroka byaye rwiza. Urazi kuva mu bwishaza kugera hano mwaza kutwemerera mukaba mwagena uwajyana n'uwacu bakajya kuzireba izo bari bakaza kutubwira niba bazishimye. Nabyumvise nabwiye abashumba kuko bari banyohereza mesaje, ndabona utitumye maja rwose. Erega mubyeyi nta cyabura kugira ngo tubashe guhingira ubwatsi buzagaburira inka yabo mu gihe cy'iki, mu gihe cy'iki ndetse no mu bindi bintu. Nimwakire. Mwabibonye Israheli yanshubije. Yajyaga yigisha ngo nkunda isuka isuka izadukiza, nibyo yajyaga ambwira ngo njye ndirimba hano. Israheli we, ubu uri kunda isuka ishaje ngo uri izagiza? Oya mwebwe se ko mwakize, kereka wenda nk'abato bacu. Abato bacu tubara isuka? Abato bacu oya, iyi ni nanjoro nishinzwe kwahira ubwatsi. Gusa hari n'ikoranabuhanga ryaje, iyi nayo irabikora. Abo bato bacu bazazana amasuka y'ikoranabuhanga, ariko bakure bakoga ko turebe bagira baca bugufi bakahira. Aka ngaka impamvu nakubazaga ndabona kameze nk'akabazo. Oya erega buriya ibintu bya none bako bya kera ntabwo ari akabazo ahubwo ni agasubizo ku bijyanye no kubatwara nk'agasubizo mubyeyi. zanye nk'akabazo rwose. Hejuru y'ibyo Israheli we, iki ni ikibumbiro cy'inka. icyo gitereka aho ngaho Filipo atwereka, mumfashe muzidahira gutiza iwanyu iz'iwacu. Iki ni ikibumbiro, reka bikore tugishyira za Filipo. erega umubyeyi ahora ari umubyeyi, aba yanga kuvunisha abana. Filipo rero
ubwo ngubwo tera isubira inyuma jean utatsinda kwa data kandi data ari umubyeyi kugirira ngaho dahira turebe shandatirwa bahita ukabyara mwe nuko n'ubwiza buragi na mwuka wera yazanditse ngombwa akavuga nuko urabona bafite bishoboye. reka mubwire Israel inkwano zose turazishimye rwose mumushimire Israel b'inzobe ndeba mwicaranye bitwa ba Matiyasi hari n'uyu inyuma yawe nabonye wambaye rwose kositimu nziza ndavuga nti abo harya uwusabira niki usabira umubyeyi ni Bizimana Eric ukaba igihugu gitewe yagitabarira ahubwo sinabwo bwa mbere yaba atabariye igihugu nababwira ko akubutse muri za Sudani kujya kugarura amahoro ku buryo rero atananirwa mu gihe abaturanyi baba baducokoje n'intarumikwa kandi yatojwe kuba yarwanirira yaba ari umuryango n'igihugu. Ndasaba ko wahaguruka agenda ababyeyi bakakurangiza ndagira ngo yewe gawe hahagurutse mpotore bamashe nimuze jana nimuze mbajyane kwa data Israel we David Mutwaro David abo bahungu bose n'abawe yewe ni abacu ntacyo iteka atadukoreye ubwo bavuka kuba nuko nibaze basange nimuze data ni umunyabwuzu mukomeze mutambuke mushinjagire gitwari mutambuke butimbo kugira ngo umwifurize kuba umugabo ndabwirwa bahizi z'iminega. mubyeyi nabonye wenda ntaza kubagora iryo baryita ishyirahamwe Eric niryo yashyizeho kugira ngo rijye rirwanirira umuryango ariko reka nsabe ko Eric atera intambwe akagenda umubyeyi akamuramuza. ntabwo umwizeye Israel yamaze kugera iwacu none se uragira ngo data uze kumushinja ko yajongoye abasore bawe nareke turamureba umugabo n'ugendana ikivugo ubu ngubu niwe uzarurasanira iwacu abo basore bose nimubaha amashyi kuko baje mu muryango iwacu ntabwo tunenabo wabibonye Israel mba n'impundu twazizamuye nuko basha maze rero buri wese agira samudiye utaza kugira ngo ni mwese tubahaye amashyi kubera yuko mwatoranijwe mwabyumvise Jean Elizabeth na Maria baratandukanye sibyo uraho cyane wowe wagira ngo niwe Eric no kuri kw'Imana bawo uraho cyane cyane bamuha amashyi bita uruhanga rusabese uhebwe umuha amashyi nyamuneka ntabwo mwamwizeye guherekeza Eric cyangwa niwe Eric uraho urakomeye uraho kandi iyo mana we wagira ngo yabatijwe nimugoroba mfite uruhanga rwongera nawe urakomeye cyane uraho cyane nawe data yego tuzaguhereza mu bana bo kudahagarara ni ukuri kw'Imana maze Eric bashize ayica intege guhagarara mbonye undi mwarabura uyu nguyu igekera imbere cyane uraho cyane uraho neza Yesu ashimwe ahimbazwe urakomeye warayiwize ingingo ya nimugoroba yamwigisha kwigisha yasohotse yitwa Gukinyabu uraho se yego wari wareba hasi uguri asazamura igitare yihagararira kintu uraho rata uyu nguyu ashinzwe ishuri ryo kwizaba ategera imbere rwuje kuvuka no gushima byatambwe neza watanze ikoro ry'ishimwe ze watanze n'iryo kuvuka kuguruka n'uguca umutwe yewe genda isubirira inyuma uraho
yaritonda mwuka mwamuhaye amashyi mwuka egera imbere b'umuryango bakubona urahuri iyo bereke no kuri kw'Imana uraho urakomeye ikivu kirahomba neza tata warambwiye ngo bahomba izuki nta kivu gihomba utazi ikinyarwanda ntiyazavuganira umukobwa wawe reka kigewe gaho kamerama aba bakameramani nababonye mbona simwe muvuye ikatari ejo bundi umugabo nababona ikatari mu gukamera igikombe cy'izirore yaje mu bukwe bwacu ngaho sha mwese uko mwakabaye buri wese atunga inkona aho umukiza azaturuka twagiye yego sha nimuzamure mwese zamura rwose ariko bari kamerama wayibonye nabahaye amashimo kabyarambwe harigize guhora bavuga ngo asanze burasirazuba agazaba muri aya mazu twubatse nuko sha ngaho rero uko mwazitunze gutyo muhite muzishinga zirabusana n'akaguru k'iburyo yego sha yo kwagira ngo ni muzinga ngaho sha ndahita ndeba utaraciye muri jiya mwese akaguru k'iburyo hejuru yego sha yo kamerama wayibonye ifoto wayibonye hariwe data we muncungire ususumira ndabara gatatu umukwe muri uyu muryango arakubita ajya imbere nimbara gatatu utari umukwe kubita ajya inyuma akabyo kose nkajiya ngaho nguko yowe nabajiya mama ariko arakonye ni mugabo bashyira ukuri kw'Imana muncungire ususumira utagira imisusu mu maguru rimwe mushatse ntabwo ikigali nkagaruka muncungire kabiri hariwe mana we ikintu kimwe nabashimiye bambaye neza bose nta n'umwe ufite amana agerekeranye nka tangawizi ni ukuri kw'Imana bose baca inzara ni abasore basengeye aba ni abaciye original giye kubara bwa nyuma Erika kubita ajya imbere abandi bose gisusu nyuma rimwe kabiri gatatu ati n'indati rw'abahizi y'imene birutimbo biruti duhinga mu ndende n'igitatire cya mutabazi n'Imana yateye urahora ayo data we se burya n'uyu niko mana we kubera uyu mwanya rero ukigeraho utegeranye na Dawidi abamori abamowabu abameleki bose arabaguha akugize generali wawe gahunda baguha amashyiriro ukimara kwitwa generali we hagarara urebe bariya abantu uyoboye barebe rwose twaguhinduriye ipeti wavuye kuri kaporari ubu turayasimbutse genero uri generali batunga inkoni gutya ubabwira uti wowe ubisuba liyetona koroneli urangirira urwo ruhande umunsi wose batunga inkoni y'ubutwari haraka yewe atorera bakugize liyetona noneho turashakamo chief lieutenant wowe undi ugenda ihande ya mareshali uwo ni uwo muri bwirirwana umunsi wose urugero ukarusha mwimeze neza ja mwerekana amenyo ja mwirakarira kozi ja ariko ja urugero mwitware neza bora tambuka cyangwa ino ja ahirwuje mu izina rya Eric ja nuko ja ngaho rero twagiye itumuha iyo nkoni data ziri nkoni kuri mugende imbere rero nk'umutware genda inyuma ya bosi ja yego sha twagiye rero maze data tambuka nguyaje yo twagira ngo ni musinga urakuze rero kagakera ukiri umwana irahirya Israel karamuye n'uyu mwana Eric wasabiraga yewe n'ubu wampemukiye rwose iyo uza ugaterura ijambo ntabwo umwanya wose uba washyize ukavuga ngo ndasaba umugeni ndamusabira Eric ugahita umuhaguruza akaza nkamuramutsa mba namuguhaye nkamukosha nyuma ntabwo nzabyongera n'ingaruka nuko nimwakira umukwe nimwongere rwose Eric rero wamubere ruhire yaje muri uyu muryango mu gitaramo twari dufite ariko tubwira ko umaze iminsi ko
waranze kunywa waranze kurya urashaka Perina niko bimeze nta kibuga gufata yazanye imitobe iryoshye twayinyweye azana n'inyana nziza akuye mu ishyo rye zageze mu zacu umukwe rero wakoye zigashimwa abafite ubwemarare kwa sebukwe kamubwire kuri iyi saha ntabwo uri umukwe wacu gusa ahubwo ubaye n'umwana wacu mu bushobozi mpabwa n'umuryango wa Martine ngutangarije ko nta nama n'imwe izongera kuba utayirimo hano muri uno muryango nawe gutanga igitekerezo shaka ariko uri n'umusore w'umusirimu nuko rwose byongurina uraho ni amahoro nuko watanze inama nziza abacu rero muri uyu muryango iyo twabonye umukwe nkawe wakoye zigashimwa tumuhindurira ibyicaro bakamuzimana bakwereke ibyicaro byiza bikwiye abakwe bakoye uranyumva neza ugende bakuzimane unywe bakongere ndetse n'abariya mwazanye nizinashira ntanze uburenganzira mu muhe kwihenero ryanjye nayayinywe nuko amashyi menshi cyane ariko nanone abandi bose basetse mbona amenyo we nta ryinyo na rimwe ndaba n'abari n'amaperugu tuzabyihanganira ikindi cya kabiri mu rubavu rwe rw'ibumoso hari imanga ya meterizo ni igisimu mu mutima we urira niho hariho hazamukira repetisiyo reka njye kwicaza umurwayi do mu mutima uri gutera izigane ngo durudaraza ryari we diridi ndamubona ryari we ngayo ngo uko tam protocol yego tambuka sha aha ngayo ngo yedije subiza umuziki wako byawe ariko sha mwateye umugongo bose sha kandi namwe ni ikipa namwe rero uzi ko yahindura bagaragaje reka nibwirire byungura mesiye byungura inama icara neza turi wansi yego aha mwabonye ko kari mu muryango aha mwese uko muri aha harimo umugabo muri mwebwe mwabasore harimo umugabo muri mwe niba nta mugabo urimo yawe kagenda maramasa buri muntu wese agira samutiye kandi twese ntitwakorera mu ishuri ry'izaba icyarimwe wewe bakuzamuye muri gahunda yo kuramya tangira ugamije rero amateraniro mu bibyizi ngaho shaka ngaho icara bose icara rwose ku bushake bwawe rwose dore ngaba bubitse umutwe imbere yawe bose nabo barimo barasenga bose iri cyuma bari bavane kuri iri zuba turakurikize rwose kubana bose rike hafandi fata iyo nkoni yawe uyibatunge bagende bakurikira n'inkoni ijya ariko ntubashyire hanze y'itente nabo bazagira samoti yawe ngaho rike haraka ubutawe usanga nabyo bakagenda kugurishyira inkoni ijya abasaba bose araka yego uretse cyane yakoze kugurishyira inkoni ya fandi igiye jana yego shaka aho shaka nimukomera amazi jana mureba yego rwose ngaho rero data reka mbahanure urugari rw'ibiganiro mukomeze Yeah.
uhoreze wihoreze umutesi neku nakureye nukuru urabikwiriye nzakomeza ndirimba yanjye y'urukundo urusago rwiza rusagambanya kuramahe rugasusurutsa umurima wose najya zuranizime nirihunge badutayugenzi bakobwa baduteye agahinda mbese wacu n'imico myiza sibirabike mbepirinde wacu mbemico myiza sibirarimwe yemumburize yeni mumburize bakobwa yeni mumburize babyeyi karubonaka wena dusaza twawasigende mbenya kukwe mbere tubawe tetesheje babaziziki maxime nshuti yawe perine umujijiki arakoze cyane nyiribihozo arakoze cyane amashyi menshi cyane rero kuri nyiribihozo bambihogoza ndagira ngo atwemerere nanone twongere twinjire mu isibo no guhundagazeho amashyi ijana u Rwanda rugira beza we nimumure baragi yagira umukundwa u Rwanda rugira beza we baragiye n'ingazi mujyanye u Rwanda rugira beza we arakoze cyane rero ndagira ngo rero mumumbere amashyi atagerwa ku mashyo data rero nsohoze bwa butumwa wantumye ngo murebere umwiza uruhimbi rw'iwacu rero nasanze ruhimbaje muri buno buryo nasanze ba nyina wabo ibyo ni isibo ry'abashinzwe kumuhigiyeho urungano rwa Berlin data narwo nagiye ndarureba ndarumenya dore ngabariya nabo babukereye dore nguyu n'umushyingira data ndagira ngo noneho muri rya jwi ryawe ryiza rimamenyereye baze nziza imibwiriza ikigisho kikagera iyo mubwire azanasange hano tambuka ngo data aragushaka bambe n'impotore mama shenge Wiriwe
zimeze neza zamuye. Reka rero bashimire nk'abana banjye bavuga ibigwi atambika inkoni mu nzira ngo ayisitareho amena ikibindi, ni mwebwe batinyaga. Ndagira ngo bashimire ku mugaragaro. Iyi nzoga mugende mwe muyipfukamyeho, ndaza kubahamagara nyuma, kuko uyu mwana ni mushiki wanyu ariko n'uwanjye ntimwamunyima, ndi umubyeyi, nimwakire. Ndaza kubahamagara nyuma. Akira shaka. Yaho mugende mwe mugiye kuyinywa, ari neza kubahamagara. Pe. Wiriwe mama. Wena. Ese abo bantu bahumuriza turaza kubahamagara. Wiriwe. N'igihe wari ugutumyeho hano mu birori, nagize umusaza yanjye witwa Israeli yaje hano, aze gusaba umugeni. Aravuga ngo arashaka umugeni umwe cyangwa umukobwa umwe mu bana banjye, noneho yatura izina avuga yuko ari wowe washaka. Igihe hari umusore wabatijwe uwo nguwo niwe waje ngo abo batekinisiye ndababona nabi pe. Uwo musore ngo yitwa Eric, uramuzi? Nari ndosoma ubwo munsi rero biranyorohera. Baje kunsaba, bazana imitobe iryoshye twayinyweye, batuzanira n'inyana ebyiri nziza cyane zirari zisize amahembe. Ni ukuvuga inyana ebyiri zigeze igihe rwose cyiza, zikwiye gukobwa umukobwa wanjye nkawe, twazakiriye. Bavuze rero yuko ari wowe bashaka, nabanje gusa naho mbaza, nabaje abanyagusenge ukunda akora baramuteteshe, nawe reka agende. Ati mureka agende, noneho nza kuza negera abakuru bawe, bamwe baguhetse, ndababaza nti ese Perinata koko sange Eric none ndagira ngo wose irya nyuma uratwemerera ujyeyo cyangwa tukugumane tubaherekeze batahe? Urabitwemerera? Mwashimiye umwana. Ngira ngo iyo aza kwihagararaho akanga twari kuba tugowe. Kuko inzoga z'abandi twanyweye n'inka twamaze kwakira, twari gushiduka ribu igeze hano. Mwongere umushimire mwana wanjye. Rero uriya muryango twemeye twese nk'umuryango ko wawujyamo. Muri uyu muryango uzatubereyo ambasaderi, bazadushime, bazatuvuga ibigwi, bazatuvuga neza. Tuguhaye umugisha wa kibyeyi, ugiye kubaka urwawe, uzubaka urugo rurimo Yesu. Kandi nubyara mwana wanjye, uzasubize ingobyi imugongo. Umuntu uze guha umuntu kuva kare
ariko ubu ngubu ni akarusho birumvikana. wasabye Murakoze cyane. reka mubwire rero ni wowe muhaye n'umuryango uhagarariye wose. burya umukobwa yitwa umurazi ahabwa umuryango. urabona uko asa, azahinduka nzabikubaza. Aya ubwo tuzarenzaho. uzarenzaho. akira rero, urazi ko wanzaniye inzoga nyinshi kandi ziryoshye, ngiye gukiza umugeni. ibindi uko ubigenza ni wowe ubizi, nanjye ngiye kuba nzihata umuhogo wazanye nyinshi. nuko murakoze cyane, murakoze cyane mubyeyi. Rubiri ese ko yanga kunsuhuza niko wamubwiye nawe nsuhuza, cyangwa niba wishimiye kuza mu muryango wacu? Maze rero ngira ngo umubyeyi yakubwiye ko yaguhaye umuryango urangajwe imbere nanjye, ariko mu izina ry'umusaza Ndayisaba Juvenal. Murakoze muryango batagwingiye, reka tuzafatanye iyi nzu. Bakabageza aravuga ati naje jyenyine muri bariya bantu batubwiremo ko yitwa abonye Bizimana Eric. Bizimana gira hino bakagendera ibindi bigakomereka. ayaga ganza ariko ko bamumpaye uramunyaka kuri MC aradufasha, ariko nguyu mugeni wawe Uwiteka gurira. yewe umuzi bampamagaraho rukomeye. Eric ati nta mpamvu yo kurya ibyanjye, hari umuhagaze hejuru. Uretse gato bakimara kuguha ikimenyetso nawe usubira inyuma. nawe usubira inyuma, amategeko n'amabwiriza yowe Perine mana atangiye kwibebezwa akonyo gashami. yego rata aha Shema, uri urutimbo rw'umunihiro waramurinze uramurinda cyane, ukamuherekeza mujya kwa nyogosenge. ubu guhera umwanya bofura aravuze ngo ntawe urya ibyo amuhagaze hejuru, mwereke nimero wambara mu mugongo. muri icyo kimenyetso yego sha yego reka zongenge. aha reka ati nta mpamvu yo kurya ibyanjye bafakaze hejuru. hagarariraho. aha wowe ubwo wagiye ruga buriya harimo avuga ngo goye we mwereke nimero ye ngo genda ukomeze ucunge bari umunara. aha ngaho banza urangize n'uriya ko nawe yaje ajera. aha mana shenje ariko nta n'ibicuru ubona gaheri peri tega amaboko nk'indege ijyanye perezida wa repubulika i Buruseli. tega amaboko ubundi usinzire, ibindi ndakubwira. yewe ariko mana yego abandi bana amashari hehe. Eric kanguka nyaboneka ndi ku manywa. yego yasinziriye. Perine dore kwidebezwa ijwi rya gashami. yego utyo ati ni neza gusa aho ugatura ababonye ati impanuro zacu zirindwa mubi nimubandera amashyi. mubandera amashyi parika neza aho uhagarara murebana, hagarara umureba. ariko banga dore isoni. yego ariko banza kiriya gishyika cyose Perine afite ukimura, umuryamishe mu gituza cyawe, umuhubire, umubwire uti uri Imana yangereye. nawe kwidebezwa kwa Pasika mana baranareshya ati nyagasani. yego mana weya kamera bane arakora turunoto wagira ngo arimo arakamera igikombe cy'isi. hariwe kamera mbasuhuzanya na fotogarafi. nimuhave
ariko bana yayo dore ko Perina araseka bikamubera ngayo nguko rero ndagira ngo noneho pare ngwino hagarare hano marene nawe aguma aho ngaho none sinza kanda muhaye ari kumwongoro rero urabona iriya korali ukuntu wahiturapitisha neza kintu gufite umutoba w'ikibaze ariko yagasane dore Perina arategereje mwana wagira ngo ari Yerusalemu akomana ariko yagasana uri mwiza gusa tuvugisha ukuri rwa rundi ruhagarariye izindi rumwe rujyana imisokoro n'umutima bikagenda no mu ndungo dumburi mu mutima mwana kumwe gudunda ngo I love you mwagaranyo kabona tuyare cyane attention pour les autres garçons kari akamenyetso nikamushyizeho niko kitwa amashimeji Peri ngaho hemba umuntu ariko ma Peri nahita museke kandi wasanga Eric yarubatse inzu agashyiramo amashanyarazi azi ko yarambagije umukobwa nk'uyu Peri ashobora guseka amateributeri yose akikupa umuriro ukiyata tayari rwose nibaguha amashuri mwiza uri mwiza rwose nabo aha pare ongera ukora umuti vuguta umuti ariko mushyira zenguruka abantu bose bagenda babaha amashyi kiriya gihande bayabahaye ngaho hariya naho nibayabahe ngahe mwese nanjye nabahaye umunwa kameramani nawe nabaha ifoto hariya naho nibabaha impundu nta kintu tutabahaye data we abandi bubatse amayetaje nanjye bubatse umunwa kugira ngo nisabire mama wa Perine n'uhagarariye papa Perine nimutandukanye mama ari hehe nimuhagarara aho ngaho mama abashimeje cyane ku mubyeyi wabyaye agaheka yego ngaho nimuhagararira aho ngaho muhagarare rwose ndagira ngo nisabire Perine mukobwa mushiki wanjye tera intambwe imwe na mama nawe atera indi ntambwe imwe maze mbabwira amasezerano iyo kubyara mama nawe haguruka papa usubiye inyuma gato mama wambyaye ukankuza ibibero byawe biganamariza ibiganza byawe ntacyo nabinganya ariko nanone ikimbabaje izo ni ku bwawe mama wambyaye hari mu gitondo cy'abahizi inka zari kumwe n'isanzu Perine wateraga indirimbo mama akakwikiriza ese kugiye umunsi igiye ndehe urabona bizagenda gute Perine wateraga indirimbo mama nawe akazamura isengesho urugo rwanyu rugasusuruka abatambyi bakavumera inka zigahura n'isanzu abatambyi bagahigana none Perine mwigame mu gituza mama akubwira ati nanjye nari umukobwa kandi nanjye nuko nashatse usigiye data wa twese kandi turacyari kumwe byiteka aho Perine muyambire mubwire uti warakoze mubyeyi uzajya witerera intabire nyine nta kundi nayo urukundo rukura nyine ndagiye umva Eric warura utarura ndakujana Eric rwose ati rwose ngaho rero Perine ati mama dore nguyu ubikoze dore nguyu ni umwana mubi ngaho tambuka Eric tambuka sha ngaho mama ngwino ntabwo Perine agiye ahubwo yungutse igihembo ryisiwe yo baduhamagure Perine sha amafoto adase neza sha Eric bikoresha bikore rwose akomana twememe anamuhera ke imbere ya dadi mabukwe Eric bakuhamashura akoboye kabisa originali ntabwo uri umugabo uri rojo hoya uri umugabo rutimbo rw'umunihiro nibakongera amajyi kabisa bambe ntitutumaho telekomande wa mushiki wawe umutata we
uzi kubyara umukobwa ugasanga ubyaye icyohe nyagasani uyu mubyeyi ntakwiye amashyi uyu mubyeyi ni mumuha amashyi ndagira ngo kubw'iyo mpamvu dore ushinzwe kumwakira ariko mwana atari umukecuru azi ubwenge ati umukwe wanjye ndahita muha urwandiko ntabwo ari urw'abanyaroma atakira mukwe wanjye ariko mwana kameramani nawe dore kameramani ukuntu aca bugufi yewe ariko yagasani we mumuha amashyi kameramani aratare ibintu byose ni ibisirimu suhuza umukobwa wawe mwana wanjye komera cyane yego isi muzehe rwose wagira ngo imana yaratambaye umukunja cyane wabonye icyiza cyo kugira umwana muzima mu buryo muzehe ntituparike aho hagati yabo rwose utyo ndagira ngo Eric nk'uko wabiteguye ongera ubwire mushiki wawe azane aha turi n'iburasirazuba izuba rye rirasira i Nyagatare rikarasira mu ruhanga rw'uwo musaza banza umuhereza ingofero cyubahiro cy'umuryango Eric afite urubavu wagira ngo ni urwa Musinga nyagasani cya Perine niba Eric ari Musinga ubwo Perine ni Kandogera yego mama muzehe uretse gato baracyaguhata tuza baguhate iyo nkoni Perine nawe nayikoreho iriya nkoni ikintu ivuze mu muryango nikubita imbwa n'ibitimbwe n'ibindi babyumvise niba uzi ko ufite abakobwa bakaba bataraguha iriya nkoni kandi barajatse wararumbye iriya nkoni urugo rurimo ibiryo uribwirwa n'izo nyamaswa niba iwawe nta n'imbe bihari umenye ko wakennye kera dore muzehe ariko hari ikintu mbonye ndakimenya ifoto yaranze ariko mwamuhaye amashyi mukabyara niba muri abasomyi ba Bibiliya uyu muntu murabona nta hantu mumuzi abendebe ni Mose amaze kwambutsa ubwoko bw'Imana inyanja nimumumpere amashyi muzehe rwose utyo mukecuru hagarara hariya baguhereze ifoto y'urwibutso ariko muri Afurika itanongere nitegerezo n'umusaza bavandimwe uze egera imbere gato iyo nkoni yishinga rwose uyu muntu murabona mu baperezida muri Afurika abaperezida bambara ingofero bakanitwaza inkoni n'abaperezida babiri bonyine reka nze ndebe ndabikubwira uwo ari we nikakutamuze mbere muri Uganda amashyi menshi cyane amashyi menshi ntituhajya hagarara impande ya Fesitereti rwose gufata ifoto y'urwibutso subira inyuma gato babakubita ifoto y'urwibutso tayari utyo ifoto y'urwibutso kamera makora dore kameramani utyo tayari reka mbabwire ngo nibabaha amashyi igikara ni ikinuka ahubwo afite ni urubogobogo nimumumpera amashyi mamajani oya agomba kuba aparitse hagati yanyu ufata impano wese feri ya mbere ni hariya yego sha mama Janine mudiyakoni kazi yo komera cyane okay isabwira Perine thank you kabisa bwira Eliezeru nawe Eliezeru ati kabisa dusuhuza na Perina Perine kabisa urabikoze ubukwe bwiza buvura indwara yitwa umushiha ubundi ubukwe bwiza ni ubungubu ubundi abishingira dore musi wabo yabaye intera gutabara utazantumira ngo Gasizi ngo Ceceka ngo Danieli ngo turaziranye ngo wishingiye ntacyo nakumarira utyo komeza ndahita mpamagara tante bambe shenge uwagize amahirwe iminsi nka 200 yo kubaho wabibonye uko mutindana niko hajyaho iminsi myinshi umukwe uraho mana ariko Nyagasani kabisa twihuta cyane umushiha ni indwara mu cyesipanyolo bayita umushihanyo mu giportugali ni shihato reka twerekere bwije byari cyohe cyangwa ndi bicengerera munsi y'amazi bimwe bigenda bivuga ngo maniga ngo jama uruni siguri iyo byari agahungu nka Eric teraho mwana ibintu ni originali
bagasye abashiya bakora akazi utyo mama hagararira aho ngaho Eric hagarara imbere ya Dadi ubundi kikubwira umusore ukuze yigira ipantaro ya se hagarara imbere ya papa abonye papa ubundi kikubwira umusore ukuze yigira ipantaro ya se niba ufite akana k'agahungu wakwanika inkweto ugasanga ntikazambaye tangira ukora amasengesho y'iminsi 7 kararumbye byararangiye usanga n'ibikweto n'ibikoti iyo bitagakwira kabigendanye uzamenya ngo urakagaboja uri kumva nicyo kikubwira ngaho rero Dadi hitugwa mu byano by'umuhungu wawe umubwira uti felicitation Omberike ayo mugabo papa ayo mugabo kabisa ayo mugabo pe uricho wabeshenye gasuruza na mami mami nijewataye yego kiungu cha yego wanashenye uryote mamuhungu wagira bikoze tinini kunareba yego atiziri akena je bari muzime nguwa no mama voilà mwabibonye iki cyiciro bakita cyo kuramukanya mu kinyarwanda yego sha rebande ngaho nawe ni muhembe guhagarara hagati yanyu ndagira ngo wagira ngo ni Miss Ethiopia kuri umuryango ugira abakobwa beza turavugisha ukuri Nyagasani twagiye twihuta cyane papa baguhereza impano umukazana ati mbirimo neza cyane ariko shapure na marembe hano rero shaho bafite ikiganiro shaho ariko ugasanga umuntu yashikoye ngo uzangire marene kandi ubwo ni umukecuru ngo uzangire marene wamenya kwambara neza gutyo utabeshye udugisha ukuri buri wese akora ibyo cyangwa ngo uzangire musi ibi bigambo wabishobora ngo wazaretse nko gusabira umugeni wageza kwa David umuntu wese mwihamashi ushoboye gutaha ubukwe ihamashi wahutaje ihamashi kabisa muzehe ati nyuma y'ibyo buretse muzehe buretse cyane umukazana abanza gukorere mu ngata yajaje Perine mu muryango Perine umukobwa abanza inkoni ni icyubahiro cy'umuryango agiyemo akira mubyeyi Eric nawe koraho utyo ariko mana bwishaza yose uyiyoboje y'icyuma bwishyura hari azagarira ya hose ukubita uhita hari za rubenge rushwanyaguza utyo ngaho icyo cyubahiro rero kirahabwa nyiracyo wahereje Eric kari wuze uruhanga rwase yego Perine ko wagira ngo ni mushiki wawe ukomeje kuba Eric uruhanga rwa Dadi rero ndaruzi Dadi nawe bitwenge cyamishe mwana wanjye rero nushaka kwitwike cyangwa uturukure birahurira imbarara twagiye kubita mu kubonye aca amashariye ayiwe munamuona orcha muze iyo nkoni yishyire hejuru nawe mushakira akazina pe ntirwa nigaho uri karebe sibyo ngaho rero yitunge bariyo babwira uti mwakoze kungenda inyuma rwose erekeza hariya babwira uti mbayoboje y'icyuma utyo muri Afurika hari hasigaye umuperezida umwe akabanze ndeba umukundo yambaye ukumeze nikazumbature ndazumba urabashe nari nibaguha amashyi wowe ndabona uri ni King Muswati muri Swaziland ni mu muhamashyi kabisa urayoboye first rate hita uhamagara first rate igenda ubwo ni asasungwe so Swati aka bara nawe parika aho hagati yabo entwe mama nimugurane entwe mana babiri bihugikanye kamera nawe wihugikane nabo urcho twakomeje turi mu mwanya w'Imana papa nawe ati mama icyo ndi kubona musuhuze vuba twihute cyane baca umugani mu kinyarwanda ngiyo butije imvura iragwa okay ngaho Dadi nawe ati imbere y'umuhungu wanjye kubw'urugwiro abonye Marene usobanutse uriya wa mukecuru aba yagiye Marene abakwiye amashyi papa nawe bwira umukazana uti ishya nihirwe aha
reka mpamagare nyirasenge wa Eric. Ngaho papa na mama mwisubirira mu byicaro. Ngaho nimugende fata akaboko mama. Yewe abandi amashari yehe muri kubahereza babisikana na nyirasenge wa Eric. Nongera mpamagare Muhoza. Kamerama, buri muntu wese hano afite impano. Munzanira amazina yanyu mbona uko mbahamagara. Ndi kukimutiyandikisha kuri uyu munsi mwumva bimeze bite? Cyangwa ukibesha ukavuga ngo umukobwa yaragumiwe, bagufunga nuko kw'Imana. Ntabwo mu Rwanda abakobwa baho bagumirwa, hagumirwa ishyiga. Baravuga ngo ni umukobwa umaranye imyaka myinshi n'ababyeyi. Kisi Kinyarwanda koko. Ubwo umushiha ntushize. Aho kumishyira imwe ni muyampari menshi, nayo ndayatwaraga. Yase. Nawe Mama Shania nawe nakurikireho, hahite hazana Eliyazari, hakurikireho na MC Cameraman wamwizina rya babwiraga. Tureba abantu bari aha bazi ahantu bita Samuduha, akagari ka Samuduha mu mujyi wa Kigali, ni mu murenge wa Kanombe, biri mu kagari kitwa Rubirizi. Samuduha murahazi Isamuduha, kugira ngo habone ririya zina reka mbabwira aho byavuye. Aha, Eliezer, come again. Is this one? Undi mbazika ibintu byinshi bitenda ari ibyayo gusa. Aha, Eliezer rero. Nyuma ya Eliezer, Alice, Tuyizere, Diedone, MC. Kameraman bajya yitwa Giti Mujisho. Kameraman. Kera hari abakameramani bajyaga gufotora bakoreshaga pareye za analogue. Yajyaga gufotora banje gusubira inyuma gutya. Agasubira inyuma y'iradiyo k'igisharagati cyubatse ku mukingo. Asubira inyuma. Yaragize agatera ukuguru mu mukinga, amaguru mu kinga. Yego uko mbavuga shanje mwumve inkuru shango mureke kuza sha mubanguke cyane. Nuko Isamuduha rero hari umubyeyi kugira ngo habone ririya zina. Umubyeyi yari yarabyaye umukobwa mubi. Abasore baza kumurambagiza ariko nyina we yamubona akabona ni icyuki. Nyina kamwimana, agasore kamwe karikora kajyayo. Bigenda gutyo nyina mwimana Isamutanga, birangiranye Isamutanze ati nagende n'ubundi ni mubi. Agasore kamaze kumufata kazamuka hari Isamuduha kivugisha. Nyina mutwima Samuduha. Hahita yitwa Isamuduha gutyo. Yego shane babahe aba batipe ni bamwe barinze cyane bwa buhungu bw'ubwohe ngo yipiri araguhagarara ku nanzi ngo peri. Okay, nyuma y'abo ngabo Tuyizere na Diedone bakimara gusoza, Mama Janine uriya ni muramukazi, ubwiriya ni femine ya muramu, sibyo? Kuko uyu umuntu atari okay muri riba serume yego. Okay, munyemerere Eric ariko mana buri muntu wese basi nahobera uwe bekera nimuhate bambe Perinati nta mpano nabona naguha iyo ngiye kuguhura yifatisha yombi. Eric ntubabona kubihera ngayo kuva icyo nisabira Eric nahagarara reba hano mwitaze ndetse uzohagarara kandi hagarara ureba hano iri humura ntawe umujyana, hagarara ureba umuryango w'ubwira uko watomboyemo. Abandi bana yego mama ngabakanura amashari hehe ati sheri ariko ndabona muhaye Kigali City Tower
iyi ni convention center tuvugisha ukuri. Reka ati ndagiye ndabona atari ko bebe reka nanjye nkugire Cairo mu Misiri bandebere yo piramide nziza. Mushiki we ngwino barabona mutagira ngo ni piramide mu Misiri. Ake Marene nawe ngwino utambuye mama wa Perine ngwino hano. Mama Perine tambukuze hano. Nukebuka uzajya ubona aba bana nuhindukira uhasanga aba bana ngo bazakuba iruhande ry'iteka ryose mu izina rya Yesu. Izo nkoni ubona bafashe iburyo n'ibumoso ngo urashaka we nk'abashefu urishimye nk'abaneshi urashima rugira rugize byose yaguteye iteka kutabyara Perine biragatabwa. Yari umugabo mu rugo akaba n'umugore akaba umwana akaba umusaza azaguhora iruhande. Izo nkoni nicyo zisobanuye. Ibindi reka mbiharire Perine uzajya ubyumvira mu magambo akubwira reka muharire umwana. Arahiriwe kuba mufite nk'abana n'umugisha uruta iyindi mu kugira umubyeyi wasinze icyuho cya data wambereye byose mama. Reka mvuge ndaguruye turahiriwe abo wabyaye. Twarahiriwe kuba ngufite nka mama n'umugisha uruta iyindi kukugira ngo umubyeyi wasibye icyuho cya data wambereye byose mama. Reka mvuge ndaguruye turahiriwe abo wabyaye. Igihe data yagendaga numvaga byose biragiye sinari nzi ibirori nk'ibi nagenza bigira none dore birabaye kandi n'ukuri ni byiza. Reka ngushimire mama nongere ngo ndagushima. Igihe data yagendaga numvaga byose biragiye sinari nzi ko ibirori nk'ibi nagenza bikora none dore birabaye kandi n'ukuri ni byiza. Reka mvuge ndaguruye nongere ngo ndagushime. Narahiriwe kuba ngufite nka mama n'umugisha uruta iyindi kukugira ngo umubyeyi wasibye icyuho cya data wambereye byose mama. Reka mvuge ndaguruye nongere abo wabyaye. Narahiriwe kuba ngufite nka mama n'umugisha uruta iyindi kukugira ngo umubyeyi wasibye icyuho cya data wambereye byose mama. Reka mvuge ndaguruye narahiriwe abo wabyaye. Ngaho rero ngigeneye niba umuco uraje usanga nagombaga kubikora ariko nzajya ngusura kandi nzajya nguba hafi urabeho mama wanjye najya uyu munsi nacutse. Ngaho rero ngigeneye nigiriye niwabandi niwo muco naje nsanga nagombaga kubikora ariko nzajya ngusura
kandi nzajya muba hafi urabeho mama wanjye nanjye uyu munsi nacutse urabeho mama wanjye nanjye uyu munsi nacutse urabeho mama nanjye uyu munsi nacutse urabeho mama wanjye nanjye uyu munsi nacutse urabeho mama wanjye. Amashyi menshi cyane ku mwari Perine, amashyi menshi cyane. nanjye uyu munsi nacutse urabeho mama wanjye nanjye uyu munsi nacutse. Amashyi menshi cyane kuri Perine. Mumwongere amashyi atagerwa ku mashyi, mumwongere ikora risohotse impundu. Nshimishijwe n'ibi nabiha amashyi, icyiza cyo gushima. Iyi ntimba ngo niyo tuzagira mu bwami bw'ijuru, mwari mubizi? Iyo bavuga ngo mu ijuru nta marira azahaba, azahaba rero, niyo mpamvu yatitwa amarira z'ibyo, bayita amarira y'ibyishimo. Umukobwa utarize banamwita icyohe burya, mwari mubizi se? Bambeshenge amwambitse ikamba ryiza cyane byanditseho amagambo meza cyane avuga ngo warakoze mubyeyi. Ndagira ngo nsabe umwe ahagarare hano undi ahagarare hirya, iburyo n'ibumoso mumufate ku rutugu. Mama Shenge ye ngiyi ingabo yanjye utyo tayari. Ndagira ngo rero abafiye doneri n'abagariso doneri basohokanye n'abageni ku mpande zombi mbabone hano. Tuhuze rwose ubabwire uti muri Kristo Yesu ndakomeye naricunguye. Ngaho subira mu byicaro byawe mubyeyi. Ndagira ngo nisabire pare na marene godeya twagiye pare na marene. Okay, asobanutse bumva n'icyongereza we utyo. Basore mwahagaze neza, urabona muhagaze neza, shandi muhagarare neza. Muririrwaho umunsi wose ngaha ndaha. Aha, dore pare arimo ararembuza ndimo ndabaraho. Turabashyira inyuma y'itente ngaha ndaha. Mwajunguje imitwe ngo ntimuri abagabo, nanjye mbe neza. Ntimurebe abahamagaye papa, abahamagaye Eric kari pare na marene nimushaka kazaba marene pare turo wansi pare gosha ye rureba basaza be ni mu mahagurukire sha nibicara hangaho sha bicara biziri abandi mujye kwisara muri ziriya yini. Mifego Junior yakoze akazi kose ngaho ngaho Peri twereke muri gabyemeye nk'umugabo hahandi umufata agiye kujya mu kazi we nakererewe uturageho utariye ngaho mukamate rero turebe Peri oryo akogana weya Harazujesha Musubire Ongera musubire nemewe. Okay
yabishyira hasi Beri mana igituza kibitegura ngaho Beri erekana mu bituza bya Burahamu shyira umugore mu bituza bya Burahamu nako bya Eric mwegekeye banze yega mumenye ko yegamye atwe mama yuko arasinziriye nyabushya yogosha niba Beri iyo we akomana warambwiye ngo ndagukunda nanjye na love you ngiye nakupenda sana nakubwira magara yo ngiye uti mimi nakupenda nakubwira nikaye na piare amashimwe cyane rwose ngaho pare na marene muhaguru ngaho imbere cyane mwegera abageni muhurize imbere y'abageni mwese muhurize imbere y'abageni ngaho rimwe kabiri gatatu mwese muwemo ubwo ni nanjye ndi kunywa mikoro kameramani nawe ukinyita igikamera oya nimukomeze mumwe nimuseke mwabeza mwemo dije becana migiseri nawe ari kwifata neza ndagira ngo rero dije stop yimishije amashyi hejuru cyubahiro cy'Imana nuko biratashye kabisa reka nongere mbabwire ngo turo wasi ngaho nimwicare muca akabogi beza bacu yego dije kubita muziki indoro yawe inkoraho ntashyikira umva ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo nkumva naguhobera gusa ngatuza irukundo rwanjye irubavu rwanjye ibyo ntukabishidikanyeho tumera mu kinani k'abahandi batayirenguka ikiberi gazangura iyo nkunde rwa kimero umusore wayinyoye asa na kirimanzira ndavuga icyasema kambi ntimba itaramusheta himba yabikwiye amashyi reka mabwire agatsinda n'iwacu barazigira reka mabwire inka n'ishyo y'indatirwa abahizi reka mabwire iminega y'inkumburwa y'igikaka yivugiye ku muvumba bw'abahandi binikiza amagambo gadategera hirya nkubwira inka dore nanjye zanyamagana zazitegera inkokora nziramburira ibiganza izo zitwa izabiheko bizima himba izo kayo binari ziravuga ntibagende ziratambuka ntibanyanga reka amabwiriza iwabo kandi zirimo indatirwa abahizi y'iminega rutimba rw'ikitatire cy'inkumburwa y'igikaka zazitegera inkokora ziramburira ibiganza izo zabiheko bizima zirabona bananiwe ngo basiganye yanze kwimira mu kinani ngo abahandi batayibenguka ikibero igasanga urw'iyo nkundi rwa kimero ndayibonye ndayimenya abakobwa barayibonye barayitangarira abahandi bayibonye barayimenya ati nindo ni ruguguru ni rutimbo ndababwira ingazi wacu dore agatinda turazigira abakobwa nabegereye sanga begamiye uruhimbi sanga bahimbaje uruhimbi ndabegera ndabamenya bati tumwe ikivuguto turanyurwa twitegereje izo perina kowe maze natwe twifuza kurongorwa nayiwe data we ibi mugende musenge mwisasira isabato mwiyorosa izuba rirenze maze mupfukame namwe yamuhaye umugabo izabaha umugabo iyo ntikwiye amashyi ndavuga indende y'ikibahire cy'uruguguru ndategwa wahize inkumburwa y'iminega umugabo wayinyoye asa na cyesema kambi ihimba itaramujengura umutindi yarayibonye arayimenya hayima umugondoro bukeye numva ngo dondi numva ngo diriri ku rugi ati mwanyihereye ikivuguto nkihera abana dore imyumbati yabataye ku munigo nayiwe data we aravumera arinda ikiza umusore wayinyoye asa na kirimazira cyasema kambi ntimba itaramushengura izo ka Dawidi zinzira donyi zanze gukamirwa mu gakombe kangana gakoroboye zanze gukamwa donyi izo ka Dawidi zanze gukamwa dondi reka zirabwire zanze gukamwa mu gakombe kangana gakoroboye izawe mutware izawe mubyeyi dore ujya kuzikama yanga kuzimburuganya ugavanga
Taruja kuzikama kabugufata ivurugu himba tata kandi utawe mubyeyi egereje uru guhereza inkuyo y'inka zawe mubyeyi abayuvenali bantumye ngo ururimi ruzira amenyo akazira inyundo kazira inkuru kazira umugano ukazira umuriro uzirana nawo amazi nayo akazirana n'ifu burya nayo izirana n'umwuko burya umwuko nawe uzirana n'umugore umugore nawe akazirana n'ishyari mpambuye ntabwo umukobwa wawe Perine bazamuharika akira mubyeyi karame mubyeyi ujye uragira izitaha urakoze mubyeyi kandi wangurire izifata urakoze cyane ndagushimiye ko utampaye amazi yaraye inka zayo iyo nzayanywa narohamye ariko ubundi mubyeyi ngo ibintu byose byezwa n'amazi ibyaha by'abashumba ni ugutukana no konesha numpa n'amazi ndabona yuko nimbatizwa mu bwami bw'ijuru nzabutaha wampaye kuyaza mubyeyi iyo urakoze cyane naho ubundi se mu bigani 12 handitse ngo Uwimana amasaka mumwe na rubanda ndagarutse mubyeyi ushatse wanyongera naho ubundi se ibirundi wacu ari ukurundumura urakoze mu rwanda rw'abakorino nabundi se tata ndagarutse tata mba numva ashaka gukomeza kukwirebera mu maso kandi iyo urebye mu maso buri gihe hari ikintu mba yewe nabundi se nabundi se wanyu muraho yego tata mbuyira kandi ikintu kinyomora ni ikinyobwa yewe naho ubundi se yewe data urakoze ariko data warambwiye ko utagomba no kumva kamwe ongera ukirire n'ahantu yewe bazaba bikunda badakunda nabo kandi urankunda bakunda yafite data ukunda umubiri ukiriwe yewe nawe undi se kameza yawe adateze gushiraho ibintu none se shaka karameli umwana w'ingayi oya ntabwo ndi ingayi ahubwo bibiliya yaransagutse naho noneho rero genda yego ibindi turaza kuvuga nimugoroba ucyuye naho ubundi ikindi nashakaga murera muri runo ruhanga rusoretse uruhato ubundi bose byareba kumenya izi ngibi z'ubu ziteretse aha ngaha ureba noneho mbone nkoremo ikizihirwemo urimo kuvunika dore n'icyo rwose noneho rero ngiye kukugenera kukira akagasa n'abirabura akagasa na Perine akangaka noneho ujyane naka kubera ko ameza yawe ariyo yanjye hesha ubuhanga runo rutwe ibintu byose yose azakora urakoze cyane reka njye kucyumvisha turisha ruti turisha rwinge turisha ndatirwa ndirutimbo gukitatira cyangwa kabaka Uwimana yahaye burangati ruti ndirutimbo ndingunguru ndimana ndingenzi ndikitatira cyangwa kabaka Uwimana yataye uburanga nkaba ndi umukwe kwa data bukwe ndi umugabo w'umugore wanjye bibiri ntabwo se ibi bikenya yagenda guvangavanga n'ibizana itikunda bisohora ibyahuye bigahwana ni Perine na Eric ibi ngibi amazi yo nzayanywa narohamiye data David yantumye ngo impuyo wampaye namuhaye n'ibyatsi bibiri icyatsi cya mbere cyitwa umukunde muzahore mukunda Perine icyatsi cya kabiri ndakivuga ntari uruhande rwawe icyatsi cya kabiri reka nsaba abageni bahaguruke icyo cyatsi cyitwa umuhurura ngo muzahore muhururira abakobwa namwe murasigara mukora iki nimunkurikire reko baranyegereye munkurikire
ngira gutya rero mbona ari karaje no mu rugo ngo diridiri numva ari gukomanga ngaje kurambagiza agiye kumva numva mubwiye ego ko numva aramubwiye ati sheri undi ati karamihani umwanzi ukwanga arakanyagiza ikibiriti ngo ye ati uwo mwanzi ukwanga azanuke indagara umunsi wose Pereri ibintu yamushubije niba waramubwiye ngo umwanzi ukwanga ntazajya mu ijuru kimenyi imbere 50 zizamuhekenyera ikofe amashyi menshi cyane ku bageni bacu barakundanye aya ni amazina y'inyambo zabo ngaho bari muri protokole namwe mukora akazi kose maze mwizihirwe n'abeza rutimbo rw'umuziki nawe natuzamurira injyana isobeza kesi ihari y'ingendo amashyi menshi cyane ku nka rero n'amazina yazo Sangira hindukira rero kwa marene ndabona nawe utindebye nabi guhanishije ewe bihubiriza aha ngaho rero Eric mucungire ntakanure ngiye kureba ibintu byanditse mu gitabo cyitwa Ijuru Rito amezi yagenewe kurambagiza n'imyaka niba ari n'ibinyejana ikibikubwira buri muntu wese amaze icyo akunda Eric reba ku isahani ureba ikintu Eric yakubwiye akunda muramuka mutagihuriyeho mana we musengere mu mutima Eric yabe Eric uracyahumirije mana yanjye Eric humiriza Perine reba ku isahani ureba ikintu yakubwiye akunda mana musengere mu mutima bahuze nibadahuza karaba kabaye reba ku ifoke gishyire ku ifoke ukereka abantu aha gifate gutyo kubw'iyo mpamvu Peri ko wishimye cyane guhanishije guhumiriza afata igihano kuva vuba bitewe n'ukuntu dore disi ka Eric mama shenge kabiro mama yakazumize karazinzira yanjye n'akabebe Eric witwaye neza mu gihano kanura nawe reba icyo yakubwiye akunda mana yanjye we musirike bahuze we pare pana kuvuga pare rwose mu warabudoze yego barakujeje bari bahuje tapfuye nagasani kira hejuru Perine kanguka namwe nimurebe birabatungura nimuhindukire murebane mubifite ku ifoke nyagasani yewe abantu bana barikunganiye rero nimuha amashyi rwose barayakwiye ubu hari icyo mutabonye ngaho gukorera umwana ngaho amasahani hasi gusa ngo yego shahu reba shahu azibonye ibyo bita keya mureke babandi ugasanga umugabo atashye ari nimugoroba umugore yiryamiye ngo mama kera nibyo kuriye ngo reba inyuma y'urutyo ngo biri inyuma y'isekuruye nawe nguko yego sha nawe akira umugore shahu n'igituza kibitegura mama aha yego shahu eke mana Perine afite utunwa hariya mana nyagasani yego ngaho mwongere musubira umugore n'urya yitonze nta ruhato pare na marene mushyire ikintu ku ifoki kandi intero mwayibona yewe ntabwo umuntu utsinda undi nyaboneka nimwongeze turebe ufite ubwenge washinga impanuro neza washinga impanuro muri mwebwe ni yewe amashyari ati bambe shenge mukunzi nawe mwishyire mama utyo ngaho noneho nimushimire ababahaye impanuro komeze keya yego pare bagutsinze kare yego komana urwo gongo iki komana gaucha nk'abapapa nirebere Eric akagura agashize kuri kene nyina amashyi menshi cyane kabisa mwamubonye ariko Eric yari arimo araturumubi mu gifaransa ngo voila ubundi umuntu w'umugabo niwe wicara kuriya ugiye mu rugo rw'abandi kwicara kuriya bagusohora utavuze n'ikigugenza wabibonye Eric
ngaho Perine fata isahani mu ntoki shyira ku ifoke rwose dore ari umupapa harabura akantu kamwe none yicara nk'umutware mu rugo karekamye ngaho madame kora akazi kose manuka disi ariko mana nakayisani mama kere ibyo kurya biri inyuma y'isekuru mama ariko dore guca bugufi mwabibonye icyubahiro bife bitoza bife mu ruhuha muyimpera amashyi yaratoje mama shenge ariko mwana dore disi Eric wateta Eric aho noneho umuhagurutse umubwira uti wakoze mukunzi icara noneho dusangira ibyacu mu munezero yego sha Perine baguha amashyi rwose uri umukobwa ubereye u Rwanda utyo reka mbwira abana bose gushyira hamwe nibyo bizabafasha mukazasoza amahoro ibintu byose bitangwa n'Uwiteka bihazirire mujye mushikama kuko ari wo mugambi wa Satani nimutinye uwatsinze arahari uzamukunda nawe azagukunda kandi murihanganirana kuko urukundo rurihanganya murusohoze gukiranuka muzirinde amagambo basenya yaturuka mu manezoze muziyambaze Uwiteka Imana mubashe gutsinda izo ntambara uzamukunda nawe azagukunda kandi murihanganirana kuko urukundo rurihanganya murusohoze gukiranuka muzirinde amagambo basenya yaturuka mu manezoze muziyambaze Uwiteka Imana mubashe gutsinda izo ntambara muzirinde amagambo basenya yaturuka mu manezoze Uwiteka Imana mubashe gutsinda izo ntambara. bivugira aho ntabwo njya menya guhisha aba bantu duhura bakoze iryo kosa byajya mbivugira aho mwihangane rwose sibyo nuko nteye ndi umutoza uwo bita cicika burya niki nitwa Gasizi mu bukwe mu kazi naho ndababwira icyo banyita mu kanya rero jewe sinaba ndi umutoza mugenzi wawe ntabwo nabona ikosa ngo urigendane wihangane ndikubwiriye aha ubushize duhurira mu gitaramo nabwo mwararikoze ngenda mbabaye byarabananiye icyo kintu cyarabananiye cyarabihishe ugenda ugikosore byarabananiye kuririmba nabi nimwigire kwicara bajya kwicara rero mubambera amashyi ahambaye cyane aba bana barabyumva muhitemo protocol muhite mureba mu murongo mugendesha protocol nizihite zibitaho ndabona rero rikavuga ati mukunzi ze kunandirimbi akaririmbo kakanyura wanyereka n'uruhimbi wahimbarizagaho kugira ngo nze kumenya aho naginago kikubwira umugabo mwiza aragenda niba ari nago ya 7 akarara ashyiraho iya 8 niba ari ya 9 agashyiraho iya 10 ni ukumenya niba umukobwa acundira iburyo cyangwa ibumoso ukamenya niba nagira iburyo cyangwa ibumoso bibyo urabibwirwa n'iki ni ukuri bubwire pare nawe akabwira marene mukagenda mukajya kureba uruhimbo uko rumeze kugira ngo ubone uko uhimbaza urw'iwawe pare na marene mukazi kose. Yes sir. DJ one hands up music go. Uyu we batiki buriya yubatse ifoto yaje mbabwire studio musangamo aya mafoto DJ stop aya mafoto murayasanga muri studio ndi bubabwire mu kanya ariko ku mbuga nkoranyambaga muri buyabone ku rubuga rwitwa perine@eric.com. Musimi Gasizi reka tujya mu byisharo tugana ku ruhimbi. Cameraman ni 078 umenya ariko cameraman bita ariko nimero ya MC reka mbanze ya MC cameraman sibyo rata nani 327 ibanga muri mama cameraman ni 078
mirongo itanu 4 3 9 2 yanabyibuha ibintu byo kudakora umubiri n'ibyemewe kamerama njye nubatse umunwa nzawugenderaho baha data uzantunga